ngaya amakuru akomeye cyane noneho ducukumbuye nuko umutoza w'ikipe ya APR FC ashobora kwirukanwa mu gihe ibyo yasezeranyije uyu chairman bwa nyuma noneho ibye bikaba birangiye, agiye kwandika ibaruwa noneho iteye ubwoba. Ikindi kandi iyi kipe ikaba yatsindiwe hariya mu gihugu cya Tanzania kuri penalite, aho igice cya mbere cyaragiye ubusa ku busa, ariko igice cya kabiri kikaza kuba giti mu jisho. Ibintu bikaba byakomeye cyane, noneho sinzi uko ibintu biraza kugenda. Noneho umutoza ndetse na chairman bose barakaye cyane n'umujinya mwinshi. Rero utaza gukikwa n'amakuru akomeye tubafitiye muri ikipe ya APR FC. Wibuka kwinjira muri uyu muyoboro kugira ngo uje ubona amakuru agiye atandukanye tubagezaho imbere ku murongo. Mudushigikira kandi mukana subscribe, like, share and comment mu makuru y'imikino tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ubwino TV 7 wiyumvemo ikaze rwose kuri iyi channel imwe rukumbi kugezaho amakuru yizewe. Ngaya makuru akomeye cyane hariya i Dar es Salaam, aho uyu mutoza rwose ijoro rigiye kumubana rirerire, kuko ubungubu umujinya wa chairman sinzi nimba araza kuwukira, dore ko ubwo yatsindwaga muri Sekafa muri finali ho umutoza ibintu byabaye bibi, chairman akaba yaraje kwihangana, ndetse kandi nawe wabonaga ko byumvikana. Ubungubu rero muri Super Cup nabwo ikipe ya Police FC iza kwegukana iki gikombe cya Super Cup, mu gihe kandi iyi kipe yari yizeye ko iki gikombe ari icyayo, ariko kuri penalite ibintu bikaza kuba bibi, aho uyu mutoza noneho avugaga ko ikibazo ari uko habayeho kudakinisha abakinyi bose. Noneho uyu munsi abakinyi bose babonye umwanya uhagije wo gukina, ndetse babona n'uwo kwitegura, ndetse kigeretseho uyu chairman kaba yaramenyemo amafaranga ye kugira ngo abashe gushimisha abakinyi bagende bishimye bafite akanyamuneza, bazi ko iyi shampiyona bagomba kuzayitwaramo neza mpaka kuri finali bikarangira igikombe bakitwaye. Ariko ubungubu ibintu bikaba bije kuba bibi, bigahindura isura nshya rwose, isura iteye ubwoba, aho umutoza rwose ku kibuga bakimara gukubitamo penalite uyu munya-Colombia wateye iyi penalite akayinjizamo, nayo yahesheje amahirwe Azamu. Ibingibi rwose bikaba byateje agahinda gakomeye cyane, dore ko Richard Karasira inkuru mbi imugezeho, nuko ahise abwira uyu mutoza ko akwiye kuza byihutirwa akandika ibaruwa imusezerera, ngo kuko akazi ntabwo akigashoboye, nubwo ibintu byagenze neza bwa mbere, ariko ubungubu sinzi ibyo yaba yibereyemo, ngo kuko ibintu yari yiteze ntabwo biri kuba, kandi ko iyi kipe ya gisirikare ikwiye rwose kuba ikipe ikomeye, ariko ibintu biri kugenda birahinduka cyane umunsi ku munsi, ngaho itangiye kwatakwa n'udukipe duto duto tugatangira kuyitsinda, kayi ibyo bintu bitari byitezwe muri iyi mikino. Ikindi kandi amakuru aho ikipe nubwo yatsindiwe hariya mu gihugu cya Tanzania, ndetse kandi bikaba ari ibintu bibabaje cyane ku bakunzi ba Gitinyiro. Sinzi rwose nimba ibintu biraza kugenda neza kuri uyu mutoza, dore ko kwandika ibaruwa
imusezerera byo rwose ni nk'ihame, sinzi nimba ibintu biraza kumubera amahire, aho iri joro rwose ibintu biraza kuberamo impinduka zigiye zitandukanye. Nubwo ino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino, mudushyigikira mukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tubagezaho umunsi